mwatangira mutwibwira? Okay, amazina yanjye yitwa Gamanyi Eric, akaba ngiye gukuriye ikintu kigo inde Gamanyi Eric. Ukuriye ikihe kigo? Kino kigo cya Dog House. Ni ikigo gikora iki, cyatangiye ryari? Ni ikigo cyatangiye muri 2020 mu kwezi kwa 12. Tukaba tuzi imbwa, tukaba tugurisha ibikoresho byazo n'ahantu asiga imbwa ashaka kwenda agiye muri vacances yasubiye iwabo cyangwa se agiye kuruhuka mu mutwe akaba yadusigira imbwa ye ikaba imeze nk'iri mu rugo hakabiri hayo. Imbwa muzitoza iki? Tuzitoza ikinyabupfura kibanze. Nk'ikihe urugero, imbwa iza hano mukahindura mu ruhe rwego? Akenshi imbwa dukunda kwakira ngaha ni imbwa zitabazumvira ba nyirazo, zifite ikibazo cyo kuryana, zidafite n'ikinyabupfura kibanze, kwicara kuguma hiri mu gihe abashyitsi baje kusuka babwira ati nitegereza aho ngaho isimbukira abantu, cyane cyane ariko twibanze no muri cya kinyabupfura kibanze no kumvikana hagati na nyirayo. Ubwo imbwa wenda kugira ngo ize hano muri iri shuri bisaba iki nyirayo? Ikintu cya mbere bisaba bigomba kuba ikingiye inkingo zose zabugenewe, hari abashinzwe gukora ubukingizi. Icya kabiri ni uko igomba kuba itari nkuru, tugira imyaka tugenderaho igomba kuba itari hejuru y'amezi 15. Icya gatatu ni uko wakurikiza amabwiriza ya Dog House. Hanyuma nta mafaranga angahe bisaba cyangwa wenda biterwa n'ubwumvikane? Biterwa n'ibyo umuntu ashaka, ni ibyiciro bigiye bitandukanye, ni muri ya mabwiriza navuze ya Dog House. Ibi bintu wabitekereje ute? Kubera iki watekereje? Icya mbere ni uko nanjye mfite imbwa kandi nakuze nzikunda, ntarabashaka kubona izo serivisi hamwe na hamwe, nta muntu umwe watangaga izo serivisi, so kubikunda ndabyiga, ntangira kugenda byiga gake gake ngenda mbimenya, so mpita nihangira kugira ngo mfashe n'abagenzi banjye duhuje ibibazo. Ubimazemo igihe kingahe? Ntabwo ari ibintu bisanzwe kubwawe, n'icyo ushobora kwirata ushobora kuvuga uti bimaze kukugezaho? Bimazemo igihe kingana n'imyaka 6, icyo bimaze kugezaho byo biragoye, sinzi uburyo nabivuga, ariko tubasha guha abandi bajene bagenzi bacu imirimo nabo bakiteza imbere. Ubu ukoresha nk'abasore bangahe? Dufite hano abakozi ba 6. Twabonye n'imodoka, iriya modoka nishinzwe kubizanira ibiryo, niyo wabonye nyuma y'uko utangije iki gikorwa, asa nkaho tubwira n'abatabizi babyumva. Iriya modoka ikintu ifasha, hari abakiriya usanga afite nk'imbwa afite imodoka yakoresha muri transport, kuko biragoranye kumvisha nk'umuntu hano kugira ngo umubwire ngo ntwari imbwa winjyanira aha. Idufasha no kuvuga kujya gufata imbwa z'abakiriya runaka bafite ibyo bibazo bakaza tukazizana aha ngaha, bafite ikibazo cya transport, dufasha muri transport y'imbwa n'ubundi. Hanyuma uno munsi twabonye mwizihije umunsi mpuzamahanga. Uno munsi mpuzamahanga ni uw'iki? Kuki mwahisemo kuwizihiza? Umunsi mpuzamahanga w'imbwa buri gihe uba ku itariki 26 z'ukwezi kwa 8, wabaye kwa gatanu, ariko twahisemo kwizihiza kwa gatandatu kubera abantu benshi inaha bakunda kuba bafite imirimo. So ni umunsi duharira imbwa kubera akamaro zidufite mu buzima bwacu, kubera urukundo ziduha, kubera natwe urukundo ziduhereza. So tugafata umunsi wazo bwite tukazishimisha, tukazidebereza zigakina n'izindi, natwe ba nyirazo tugahura tugasangira tukamenyana hagati yacu. Mubona uyu munsi abanyarwanda bawufata bate? Ese ni hehe hakiri intege nkeya mu kwizihiza uno munsi? N'iki mwasaba abanyarwanda? Aka kanya navuga ko bitangiye kugenda bigenda, kuko ni umunsi wa gatatu twe tubashije kwizihiza nka Dog House, ariko abanyarwanda nabo bagiye batangiye kugenda bamenya uko bigenda uko bukeye bwije. So icyo navuga ni uko ni umunsi wa mbere tugiye kwizihiza ku rwego rw'igihugu. Ni ubwa mbere igitekerezo twagize kuko twatangiye kubona abantu batangiye kubyumva, so twahisemo turabatereka dutegura umunsi twe twakicara tugasangira, imbwa zikaza hano kuri Dog House facility kugira ngo zibashe gukina n'izindi. Tubibabwiye abanyarwanda tubona bo barabyumvishe neza cyane, nta kibazo twavuga ati nta mpamvu yatuza kubikora. Ubu ni bande batumiwe? N'iki noneho mwasaba abanyarwanda mu rwego rwo kugira ngo bose wenda bafite imbwa bajye bizihiza uno munsi? Twatumiye abantu bafite imbwa, dutumira abandi bantu bacuruza imbwa, amaklinike n'abacuruza ibiryo byazo, kugira ngo dukomeze gufasha abantu batunze imbwa kubona serivisi mu buryo kandi bworoshye zibegereye. Benshi batekereza ko bitaragera inaha, ariko ibi bikorwa byose tuzagenda dutegura kugira ngo tubereke ko bashobora kubona serivisi zabo kandi zibegereye, zikabafasha zigafasha n'imbwa zabo. Wenda dusoza ni ubuhe butumwa mwagenera abanyarwanda muri rusange? N'izihe mbogamizi mugihura namwe nkawe washinze ishuri ryigisha ikinyabupfura? Ubutumwa bwa mbere naha abanyarwanda
nuko bashirika ubwoba ku bagitinya bavuga ati ese ntunze imbwa nabona serivisi zayo byagenda gute, nabashishikariza kuzitunga, serivisi zabo zirahari uko bwije n'uko bukeye, ntabwo dusinzira, turi gushyira imbaraga zacu zose kugira ngo tubashe kubegerera serivisi zose bantu mu mateleviziyo, mu mafilme, kugira ngo tubizibazanire hano mu Rwanda kandi ntibagire impungenge, tuhari ku bwabo. Murakoze cyane. Nawe murakoze. There's mad doggies. Dom! Leash treat. Leash. Assalamu alaikum. Il est cute, hein? Il te suit depuis tantôt. Non, mais il te suit vraiment tantôt.